reka rero turebe Wazalendo ibintu ikomeje gukora ni ibiki bishobora gutuma abadepite bafata umwanzuro wo kuvuga ngo Wazalendo ni ntavugwaho ntushobora kuyikoraho. Ibyo byose rero bigaruka ku kuba Kongo ikomeje kuba isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro, ariko cyane cyane ikaba irangajwe imbere na M23 ikomeje kuyatsaho umuriro ikayambura ibice bigiye bitandukanye. Reka turebe abadepite bavuze iki ku bakomeje gupfobya Wazalendo n'uburyo irwanamo n'uburyo yitwaramo ku murongo w'urugamba, aho usanga Wazalendo bameze nk'ikisi. Wazalendo mwe akwira izina ubundi Wazalendo ryari izina ryiza rifite n'ibisobanuro bifatika mu buryo bwo kubyumva, ariko ibikorwa n'imiterere yabyo ugasanga nta kintu kirimo. Abadepite rero ku rwego rw'igihugu rw'intara bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo baramagana icyo bita ubukangurambaga bwo gusebya bugamije gutesha agaciro Wazalendo, imitwe yitwaje intwaro ishyigikira FRDC mu kurwanya M23. Ese undi tuvuze FRDC weho uhita wumva ngo bivuze iki? Iyo tuvuze ngo ni RDF ni Rwanda Defense Force, ese FRDC bivuga iki? Ni Force des Armées de la République démocratique du Congo. Ni igisirikare nyine urumva cy'igihugu. Hanyuma rero aba bantu batunga urutoki cyane cyane raporo ya Institut Ebutel bashinja guteza inkeke abo barwanyi bo babona ko ari abarinzi b'ubusugire bw'igihugu. Nkuko tugenda tubibona, aba bayobozi batowe barahamagarira Perezida Tshisekedi gukomeza gushyigikira Wazalendo nubwo bavuga ko bamwe mu bamwegereye bayinenga. Batayinenga subundi Wazalendo baraza kuntera amabuye, none washase mwantera amabuye munkuye he? Ko ndaba nibereye mu mihanda y'igicumbi ndi kwitemberera, mwankura hehe? Aba badepite rero bagaragaje ko uruhare izo nyeshyamba zagize mu kurwanya M23, kandi bakomeza baburira bati kuba amasasu ataguruka ntibisobanura ko intambara yarangiye. Abo ni abadepite. Aba badepite batatangajwe amazina kandi barasaba ko izi nyeshyamba zihabwa ibikoresho bifatika kugira ngo zikomeze ubutumwa bwazo. N'ubutumwa se zatumwe nande? Wenda tuvuze kuri Wazalendo ubwabyo ni izina ryiza, kuko ni abantu baba baharanira gukunda igihugu, ubusugire n'ibindi byose bijyanye no kuba byaba bifite ishingiro. Ariko uburyo Wazalendo yateguwemo, uburyo ibikoramo ni ibintu bihabanye n'izina rya Wazalendo nyirizina. Ubundi Wazalendo ni abantu bahoze mu mitwe yitwara gisirikare hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo mitwe yamye yica abantu, yamye igaraguza abavuga ururimi rw'ikinyamurenge. Baramwe ngo sinkavuge ngo abavuga ikinyarwanda, ngo muri Kongo nta bantu bavuga ikinyarwanda babayo, ngo nabavuga ikinyamurenge. Yego, cyangwa se ikinyamurenge gifite isano ya bugufi n'ikinyarwanda. Ni abantu bagiye bagaragaza agati kandi abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ugasanga ni ibintu bifite ahantu bihuriye no kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bubashyigikiye. Kuba rero abadepite bafashe iriya gahunda yo kuvuga ko Wazalendo badakorwaho, ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Wazalendo ishyigikiwe. Kandi mu masezerano mpuzamahanga ajyanye n'iby'intambara, Wazalendo bigaragara ko ari abasivile. Umusivile wahawe imbunda akajya ku rugamba, ubwabyo ni ibibazo bikomeye cyane biba bigomba kurindwa. Njyewe ku ruhande rwanjye nemeza ntashidikanya ko Wazalendo bakabaye ari abantu koko bafite imyitwarire imeze nk'iya M23. Ahubwo kugira ngo mfate bari Wazalendo, navuga ko Wazalendo uyu munsi yakabaye izina ifite yariha M23, kuko M23 nibo ba Wazalendo nyirizina bafite icyo barwanira, bafite icyo baharanira.
bafite icyo bahagazeho, ariko wajya kumva ngo wazalendo sijui shanda kurahiye. Wazalendo si abantu bakwiye guhabwa icyubahiro, si abantu bakwiye kuvugwa no mu nteko ishinga amategeko, ahubwo imiryango mpuzamahanga yemerera aba bantu ngo ni wazalendo, ikabaha agaciro n'ibyo bakora mu kwica, gusahura, kwangiza, guteza umutekano muke. Mana nyagasani, habwa imiryango mpuzamahanga yo yabaye gatiki, ibyayo ni ibihe? Mbabwiza ukuri pe, mwabantu mwe mukurikiye radio Ishingiro, yaba kuri YouTube channel yaba n'ahandi, babwiza ukuri, ngewe mbona wazalendo aribo M23 ahubwo. M23 ahubwo ni mushaka wenda kubera ko mwitwa iryo zina bijyanye n'amasezerano mwagiranye na Kongo ntiyubahirize, ahubwo wazalendo kwera izina ryanyu n'imitekerereze yanyu n'ibikorwa byanyu, ni mwebwe mukwiye kwitwa ririya zina, ariko nanone mukariha icyubahiro gitandukanye n'icyo wazalendo bariya Tshisekedi yashyize kwibere, bariya Tshisekedi akomeje guhereza buri kimwe ibikoresho by'intambara, imbunda, amasasu, guhabwa ninjye vuga ngo guhabwa uniform yikize ko mutoragura ibyo mubonye mukambara, ko ubona wazalendo afite machine gun yambaye boda zacitse agatsi kahengamye, yambaye boda ariko yes, tugomba kumenya agaciro k'umuntu bita wazalendo. Wazalendo mukanya naza kubaha amakuru yandi mfite, aho aba wazalendo ahubwo bamaze kumenya agaciro kabo, bakavuga bati FRDC namwe Kongo nta gaciro muduha, nta nubwo n'ibyo turwanira tubizi, reka twigire muri M23. Hari umukoroneri ndaza kubabwira mukanya gato cyane, wari ako ni koroneri autoproclamé. Iyo mvuze ngo ni koroneri autoproclamé, nuvuga ngo ni koroneri waryihaye. Nanjye mu gitondo mbyutse nkafata Erive na Sewanyana, nkafata abandi basore bangi nyuma, nahita mvuga ngo nanjye nabaye generali. So ni generali autoproclamé, ni koroneri autoproclamé, abo ngabo nibo tuzi kuvuga ngo ni wazalendo uyu munsi. Ndaza kumukubwira mubwire n'impamvu yavuye muri wazalendo nyine no gushyigikira leta, akaza ku ruhande rwa M23 cyangwa se M23. Ubundi akose n'imirwano ko numva nyifite, kuko numva ndi gushyugumbwa kuvuga, ndi gushyugumbwa kuvuga amakuru menshi ifite hano. Wowe utari kumva radio Ishingiro, ntube uri kuri YouTube channel yacu, uraza guhomba byinshi cyane. Gusa igihari ni kimwe, nuko wazalendo nubwo wavuga ngo nukuyishyigikira niki, ngiye ntago nshyigikira ibintu bidafite gahunda. Gusa icyo nzi cyo ni kimwe, nuko wazalendo yakabaye atari wazalendo uyu munsi tubona, ahubwo yakabaye ari M23 akaba ariyo iri wazalendo. Ndaza kubabwira no ku mutwe wa M23 ukomeje kwatakwa cyane, ukomeje kuraswa cyane n'abantu bo muri FRDC, ariko cyane abazwi nka FDLR. Ubundi imiryango mpuzamahanga sinzi n'ikintu bireba, iyo bafashe abantu bari muri Kongo bari kwicwa, bari kwangazwa, barangiza byose bakabitesha agaciro, bakavuga bati wazalendo, bakayisiga amavuta, kubera ko na Kongo iyisiga ikimuri. Harya abantu b'ikimuri ntabwo babaho di, kwisiga ikimuri. Hajya bahuraga n'umukobwa mu gitondo ukumva nanjye vangwa aranuka, shana abambeshye, arahumura, cyo bita amavuta y'inka, ariyo bita ikimuri. Aha, FRDC rero ikomeje imirwano ikomeye cyane na wazalendo. Wazalendo ikomeje kutavugwaho rumwe mu burasirazuba bwa Kongo kubera ibyo ikora. Hanyuma abadepite bo muri Kongo bakaba
barimo kuyisigiriza. Reka mbabwire ukuntu bimeze. Reka duhere muri Rucuru, ntuze kujya kure ya radiyo Ishingiro. Rucuru umurwanyi ufite ipeti rya koroneri muri Wazalendo yishyikirije M23. Byari mu rukera rwo kuri iki cyumweru tariki 7 Kamena, umurwanyi wo mu mutwe wa Wazalendo ufite ipeti rya koroneri autoproclamé, nuvuga ngo yihaye, yishyikirije igisirikare cy'umutwe wa M23 cyangwa se ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, muri groupement ya Tongo, ahitwa Tongo murahazi, ni muri territoire ya Rucuru. Uyu murwanyi wa Wazalendo akaba azwi ku mazina ya Colonel autoproclamé Muco. Akaba yijyanye ku ngabo z'umutwe wa M23 ari kumwe n'undi mu kapiteni w'Uwazalendo. Akosa ya maranka bayahako mana nyagasani. Aya maranka bayahabwa nabande disi we. Oho. Bakaba bagiye batwaye n'intwaro zabo zigizwe n'imbunda 3 n'amasasu yabo, kandi bakaba banajyanye n'ibikoresho bya gisirikare by'itumanaho, babishyikiriza abo mu mutwe wa M23. Umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye n'abarwanyi ba Wazalendo basigaye muri territoire ya Rucuru, kugeraho aba barwanyi ba Wazalendo baherutse no gutwika imidugudu igera muri 6 bakica n'abantu benshi. Ariko Kongo buriya ikibazo ifite n'iki? Si cy'ubuyobozi rata. Umutwe wa M23 uherutse gutangaza ko watangiye ibikorwa byo guhiga bukware abarwanyi ba Wazalendo, FDLR na FARDC basigaye bihishe mu bice uyu mutwe ugenzura. Bakaba baranze kwishyikiriza igisirikare cya M23 aricyo cya Armée Révolutionnaire Congolaise. Ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa riherutse kwerekana cyangwa se kwerekana abarwanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse nabo muri Wazalendo bavanze nabo mu gisirikare cya leta FARDC bafatiwe mu mukwabu mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bari bamaze iminsi bahungabanya umutekano w'abaturage ndetse baniba ibyabo. Umuvugizi w'igisirikare cya M23 ni Lieutenant Colonel Wiringoma aherutse gutangaza ko abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR nibajya babafata bazajya babohereza mu Rwanda, naho abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo nabo muri FARDC bazajya babajyana mu bigo byo guhugurirwamo. Abifuza kujya mu gisirikare cy'umutwe wa M23 bajyemo, abifuza kujya mu buzima busanzwe bajyemo, abifuza kujya gucuruza, guhinga, gucukura amabuye y'agaciro naho bajyeyo. Gusa icyo M23 ivuga ni kimwe nuko batazihanganira buri umwe wese ushobora guhungabanya umutekano w'ibice bafashe. Ntabwo bazabyihanganira. Weho turi kumwe mu kiganiro mbwira, ubundi Wazalendo ubona imaze iki? Gufata Karori uyu nguyu mureba ukamuha imbunda ukamubwira ngo sefu niyi, hanyuma bati niyi, iyo ujya kurasa ufata imbunda yawe, hanyuma bati kajya kuri iki kiboro, iki ngiki sinzi ukuntu bakita ngo iki ngikira, hanyuma kweminga murabizi, kwica ijisho rimwe sha, ukajya gutyo kwica ijisho rimwe buri kweminga. Ubwo abantu bavuze ngo uriya muntu ariko ngo barango si umusirikare rano, ese njye mbona ndi umusivile. Bamugani wantuza ukuntu yisekera gasukusha. Ubwo muzatora ngo turi abasivile, kweminga ubundi ufata imbunda ukayishyira hano sha, dore aha agize ukeminga sha. Wowe
uri wazareno ntabyo uzi, uri civilian gafifi, barayiguhaye imbunda, nta training, ntuzi gukusha, ntuzi gukororinga, ntuzi kunyura mu bikwazo, warangiza ngo baguhe imbunda ngo ugiye gufata igihugu. Fake M23 niyo mpamvu ikubomorika sha abana babaye mu nkambe sha hano ku Gihembe. Akosha abantu bari muri M23 babaye ku Gihembe, reka mbasuhuze sha hano yasiko bahita rasi ku Gihembe, nkambi ya Gihembe. M23 reka mbasuhuze abantu babaye mu nkambi ya Nyabiheke. M23 buri abakurikirana amakuru yacu yaradishingira ntago mba mbizi. Nyabiheke yari hasi ku musozi wo hejuru ya Mugera, hejuru ya Mugera hariya ku musozi. Buriya inkambi ya Nyabiheke iri mu kagari ka Nyabicwamba, mu murenge wa Gatsibo, nyirizina Gatsibo k'Imitoma. Aba M23 babaye mu nkambi ya Kigeme, Epfiyo ngiyo muri Nyamagabe, nababaye mu nkambi ya Kiziba iyo mu burengerazuba. Mwese reka mbasuhuze mbabwire ngo abanyarwanda turabakunda, ibyo murwanira turabizi, kandi sha wafoye umuheto ntakagire gute, ntakawuhushe. Icyo murwanira mukiteho, muhanganira uburenganzira bwanyu, mwite ku babyeyi banyu. Bano basashamana iyo mpuye n'abasaza n'abakecuru b'abanyamurenge disi we sha ndababara pe, ndavuga ni Mana Nyagasani, ubu koko weho ntukwiye guha umugisha M23 ibintu irimo? Ntabwo ukwiye kureba ko ibyirimo ari ibintu mu by'ukuri? Ntabwo ubona ko ibintu Makenga arwanira ari ukuri? Ntubona ko ibintu Bertrand Bisimwa yahagurukiye ari ukuri? Ntubona ko kugira ngo Colonel Nanga aze abiyungeho yarebaga akababaro kanyu? Oh la la, M23 Imana izabaha umugisha, Imana izabaha igihugu cyanyu, Imana izabiteho, izamenya akababaro k'ababyeyi banyu, bashiki banyu, barumuna banyu. Ubuzima babayemo hano mu Rwanda butari bwiza, kuko ubuzima bw'ubuhunzi, nge nabaye impunzi ku myaka 10, ndabizi, nzi ukuntu bigenda, nzi kurara rwa ntambi, nzi uko impunzi meri itegereje kuzabona bwa buvuta bwa usa, za pate jaune sha wayiguheze sha unahage sha. Kandi ubwo abazungu bari gukora intwaro, bari kuguma gutekereza ngo tugume mu ntambara, tugume tubeho nabi, bo bagume babeho neza sha, bacuruze sha. Uziko ariko HCR ikishinzwe ari gucuruza impunzi. Sovuye HCR ishinzwe iki? Ishinzwe gucuruza impunzi. PAMOS ngo ni Programme Alimentaire Mondiale, haryo niko babyita mu Gifaransa we, ni World Food Program. Yego nibyo ibintu babamo, si iby'i Rwanda. Ntibifuza ko intambara zirangira, ntibifuza ko amakimbirana arangira, bifuza ko duhora muri ubu butiriganya bw'intambara n'iki. Nshuti zanjye, ikintu tugomba gushyira imbere ubundi cyakabaye ikintu cyitwa amahoro n'umutekano, ubwuzuzanye, ubutabera, no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Ariko se barubaha ubusugire bw'ikihe gihugu kitariho? Kongo imeze nk'igihugu kitariho kubera iyi mitwe ngo yiyise Wazalendo, izo ni za Mayimayi, za Kodeko, yewe na FDLR bayijyanyemo nayo ngo ibu yabaye Wazalendo pe. Ariko Mana Nyagasani Karori nagorwa we, FDLR aba bavuna cumu basize bahekuye u Rwanda, aba banyagwa bibyohe bibyomanzi. Shanda cecetse ubuse mvuga iki koko? Kuri FDLR nta kintu navugaho uretse ko Imana izabahana, izababaza ibyo mwakoze. Imana nitabibabaza sha, leta y'u Rwanda izaguma kubakurikirana ibibabaze, kubera ko leta ni y'abaturage, ishyirwaho n'abaturage, ikareberera abaturage sha. Muza FDLR mwebwe, dore mwebwe ni mwebwe mbwira aba FDLR, mwebwe
ibyo mwasize mukoze mu Rwanda murabizi, ibyo murimo murabizi. Harya ngo ntawo babo ngo iyo umuntu ngo bavuze ngo muri isaza ni mwisaze turebe, nta mutekano w'u Rwanda muzongera kwica. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, nta munyarwanda muzongera kwica kuko ntimuzanyura muri humye. Inzego z'umutekano ntabwo bishoboka. Igisirikare cyacu turacyizeye, polisi yacu turayizeye, n'izindi nzego mutazi. Mwebwe FDLR mwibwira ibyo ngibyo ngo twagiye muri Kongo, ngo urabona ngo Kongo iradushyigikiye, ngo iduhe imbunda, ngo iduhe ibiryo, ngo iduhe imyenda, iduhe ibikwe. Mwebwe ngaho musunutse ubwo buzuru bwanyu hano murebe, tubakubite. Sha mfate ikintu cyitwa imbunda, kasha ibaze ngo mukaza mukica umute ngewe do mundebe cyangwa se mu nyumve. Nta kintu mwakora kuri uru Rwanda rwacu turimo. Mwebwe icyo mwashobora ni kimwe cyonyine, kandi cyonyine gufata utwo tubunda twanyu, natwo tutari sawa kuko mbona tumeze nk'inkoni mwitwaza. Nabwo hari inkoni zifite agaciro kurusha utwo tubunda twanyu, kuko umunyarwanda uri mu gihugu witwaza inkoni ari kuzamuka cyangwa se amanuka. Mwebwe abarusha agaciro. Mwebwe subutu we FDLR subutu do. Nimwishyikirize inzego z'umutekano mu Rwanda zirahari. Reba nk'iki kure, ariko abantu bari kuri YouTube muri kureba nk'uyu mubona yafata igihugu akagikoresha igikoko. Uretse guhera kuri Karora Gatema, ariko shaje kuntema byakugora bro. Nako sindi bro n'intera hamwe za FDLR. Naye mbavuga ibintu rimwe na rimwe nkaninyuramo. We kubwira FDLR ngo ni bro. Kara. Reka mbabwize ukuri, ngewe mbamarireho. Nimufata ubwo bubunda bwanyu mugende no ku mupaka akoze ku mupaka wo mwahagezwa n'iki mwakabyara, ku mupaka wa buriya Petite Barriere cyangwa Grande Barriere bahagezwa n'iki. Nabwo ntimwahagera, nabwo ntimushobora. M23 siraboroheye, yarabirukankanye murirwa mugenda amashyamba muri ibyo manzi mwomongana, nta kindi mushoboye uretse kurepinga, gufata ku ngufu abagore babandi, kwiba, kwica ko baba data we. FDLR we uko ko mwambabarire, reka basi mbasabe imbabazi da. Ngaho reka mbabwire basi, reka mbinginge mbasabe imbabazi. Akusha reba nk'utu twana di, ayiwe mana we ndebera pe. We abo kuri YouTube bariho cyangwa ntabariho, mwarebye mugafata bugwatu bwana. Kandi buriya wasanga uyu ufite imbunda iki gisaza kitambaye ingofero kiri hagati y'abambaye ingofero babiri, wasanga hora ngo kingo ni nka koroneri. Ndebera koroneri. Ewe we harya ngo generali wanyu ngo Omega narabuvuze murarakara, murandakarira ngo navuze kuri Omega. Muravuga ngo Omega yarapfuye, ngo ni Omega wundi nguhari. Ntabwo Omega yapfuye, nongere mbisubiremo. FDLR murabizi neza mwebwe ubwanyu ko Omega ariho, nubwo nta kintu kimaze uretse gutanga amabwiriza gusa, nta kindi. Urabona naga pistoli, urabona ko pisto ijya kuntuza kwita ko hano. Koreka ngenda navuga amaguruka, dore pisto dore ijya hano, dore ahangaha kuduha. Ariko mbabwiza ukuri mwebwe, Omega wanyu pistoli nayo ntiyashobora kuyishyira kwitako, akabuno barakapyu. Ariko dore sniper we muvesha M23 hawe, sniper agize gucyara kubita, akabuno kavaho. Aha ubwo bigarasha do, yego sha ubi bigarasha mwese murarakaye, mujye kwanga ngo karagahungu ngo nagatutsi ngo kavuga ibi. Mu Rwanda nta bwoko burimo. Niba ndi umututsi simbizi cyo kora, wenda unyise umuntu uza harya n'umuki.
aha nta mutwa nta mututsi nta muhutu mu Rwanda. Icyo ndi cyo sinkizi, gusa nzi ko ndi umunyarwanda, icyo cyonyine. Ibindi simbizi, uzabigumane ubyitwarire bikugumemo, uzajya unyita icyo ushaka, ingengabitekerezo yawe ugume uyibyimbane uyigendane, ariko mu mutima wawe wibeshye uyitungutse kidogo, we vutu mite nkumena yewe mite nkumena sha akwarata banzi ntibanzi, ntimuzi icyo ndi cyo ko ndi umunyarwanda. Hari ubwo ndi umurundi, hari ubwo se ndi umukongomani, hari ubwo se ndi umugande. Okay, twikomereze rero ako ngako abari akanyuzemo, gusa mbabwire ko Wazalendo yo ubwayo na FDLR bakomeje kugaba ibitero kuri M23 mu bice bitandukanye. Gusa M23 no yarakangutse iravuga iti ngomba gutangira kubahabya ndetse cyane iri kurasa itanzitse.